ibyo ntibisobanuye ko niba amaboko yakoze umuntu ari amaboko, ntibisobanuye ko niba umuntu yatekereje umuntu ari umutwe, ntibisobanuye ko niba umuntu yagenze umuntu ari amaguru. Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera mubifate nk'ibyo bice by'ingingo zigize umubiri wanyu. Bahuzaga icyubahiro, bagahuza imbaraga zabo, bagahuza ubudasa, ubutware bwabo, barangiza akavuga ngo iyicaye kuri ya ntebe nikwiriye icyubahiro. Abandi bajye bategereza kubona igitangaza cy'Imana bamaze kucyumva mu isengesho, abandi bategereza impinduka bamaze kuzakira mu izina rya Yesu Kristo. Iyo haza kuba hari indi Mana itaranyuze mu rupfu, twajyaga kugira amakenga ko ninyura mu rupfu izaba, ariko ubwo uriho yanyuze mu rupfu akarutsinda, niba witwa Uwiteka kuko yanesheje icyica. Reka mbisubiremo, igihe cyawe kiri mu gihe cy'Imana, iminsi yawe yose iri mu gihe Imana yagennye. Noneho tekereza ugeze muri cya gihe ukimuramwo Imana. Iyo waragurijwe ukavuka, wowe ubwawe ufite uburenganzira bwo kwihakana so. Nababwiye ko ari nayo nkomoko y'Abakarudaya, nababwiye ko ariyo nkomoko y'abarozi, nababwiye ko ariyo nkomoko ya Eliminati, nababwiye ko ariyo nkomoko y'imyuka irwanya Imana, nababwiye ko ariyo nkomoko kuko uru rubyaro rwanze Imana iteka kuko Imana yafunze basi. Noneho mwebwe muhakana ko abamarayika bataryamanye n'abana b'abantu ngo babasambanye, nimumbwire iki cyaha abamarayika bakoze ari iki? Ijwi ry'umukanguzi. Mugire amahoro ya Kristo, inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje. Iyo tuvuga ngo mugire amahoro ya Kristo, ni impinduka zizanwa no kwizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza. Ubwo n'ubuzima bw'abizera, ni imibereho y'abacunguwe kandi n'ubuzima bw'abakiranutsi. Imana ishimwe. Ku bantu tubanye ari ubwa mbere mubanye natwe kuri iyi shene y'ubutumwa bwiza, njyewe nitwa Aniseti. Wowe aho uri hose nawe tuguhaye ikaze. Wowe ubanye natwe ari ubwa mbere, ni ukuri urisanga, wakora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu, kuko tuganira ku biganiro by'iyobokamana. Aha hitwa ku ijwi ry'umukanguzi. Dukangura abantu mu bitekerezo mu bijyanye n'ubumenyi bw'iyobokamana, tuvuga ibintu bimwe n'ibindi. Imana ishimwe. Hanyuma dushimiye nawe tubana umunsi ku munsi, wowe wakoze sabu, wowe usharinga ibi biganiro. Ni ukuri uri uw'igiciro kuri twe, nk'uko turi umugisha kuri wowe niko nawe uba ubaye umugisha kuri twe. Nushaka kutwitura ibyiza wumviye muri twe cyangwa uboneye muri twe, ugashaka kutwitura umugisha w'Imana ugiriye kuri twe, ujye usangiza abandi iri jambo ry'Imana. Mu by'ukuri iyo uhembuye umubiri nk'uko nkunda kubivuga, unezeza nyirawo. Tekereza rero, niba uhembuye umubiri ukawubuza gupfa, wibwire igihe uzaba uhembuye ubugingo imbere y'Imana uba ukoze ibingana iki. Ese tekereza usanze umwana wawe yari yishwe n'inzara, ukabona hari umuntu, yaba ari umugenzi witambukiraga, mu kinyarwanda tumwita umuhisi cyangwa se umuhisi n'umugenzi, utambuka ari urujya n'uruza, ukabona hari umuhembuye. Uri umubyeyi utunze, wamugabira iki? Yiciye umwana wawe isari yaraguye ku nzira. Tekereza niba mu mubiri hari icyo wamugenera, noneho uhita utekereza mu bijyanye n'ubugingo. Niba mu mubiri wakwitura umuntu uhembuye umwana wawe, fata ijambo ry'Imana urishayaringa abandi, utekereze ku mutima w'Imana ukoze ibingana iki. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe na Jene Kwizera, kandi Imana imuhe umugisha nk'uko yitanga. Umugisha wa Kristo uturuka mu bwitange. Njya nkunda kubivuga, umugisha urakorerwa, ntabwo usabwa. Gusenga dusaba umugisha ni ukugomorora iyo tuba twarakoreye, ko Imana yaravuze ngo nimutange 10 n'amaturo kugira ngo mubingeragereshe mbone uko ngomorora. Rero umugisha urakorerwa. Niyo mpamvu iyo dusenga tubwira Imana ngo duhe umugisha wawe, byanze bikunze niyo tuba twarakoreye ibitarashyika. Imana ibahe umugisha. Muririmbyi yaravuze ngo bariyo migisha, bariyo migisha yose uko Imana yayikugabiye. Hera hirya no hino, urebe munsi no haruguru, urebe ahashize hariho n'ahazaza. Mu by'ukuri Imana ni inyembaraga. Imana ishimwe. Reka mbinginge mbere y'uko tuganira ku kiganiro twateguye uyu munsi, nagiye nkunda kubabwira ngo ibi biganiro mubyiteho kuruta ibindi byose byagiye biba. Hari abantu mwagiye mutwandikira mu makomenti mutubaza, mudusaba ibitabo twigisha n'ibyo tuvuga.
hari abo twagiye tureka kuko mwagiye mutubwira ibyo twigishijeho ahubwo ntimwumvishe inyigisho zose. Hari abatwandikira kuri WhatsApp bo bakanigiza nkana. Hari n'umuntu ugusaba ikintu ari kurengera uti buri munsi ujye umbwiriza kuri WhatsApp. Ntabwo ariyo ntego yacu, ntabwo ariyo ntego yacu kubyuka tuguhamagara kuri WhatsApp ngo akira bigenze bitya. Oya, kora subscribe kugira ngo ujye ubona inyigisho. Hari n'abantu batubwira ngo uko dufunguye cyangwa uko dushyizeho ijambo ry'Imana tujye turibasharinga. Ni ukuri ntabwo twabibuka, ntabwo byakunda. Ariko iyo ukoze subscribe uhita ubona notification, iyo utaginzeho uhita uyibona. Ni ibintu byoroshye. Iyo tubabwira rero kuyikora tuba tugira ngo mubone inyigisho uko tuzishyizeho. Hari n'abantu batubwiye ngo ntibabizi n'ayo magambo y'umutuku ukanda, iyo umaze kuyakanda bakuzanira akantu kameze nk'inzogera, ugakandaho hakazamo utuntu dutandukanye, ugakanda ku kanditseho all. Akanditseho all ubwo ni ukuvuga ngo ni ibiganiro byose dushyizeho, uko kigiyeho uhita ukibona. Imana ibaha umugisha. Muranyemerera dusenge. Njya nkunda kubabwira ko ntabwo hasenga umuntu ufite umwanya, ahubwo hasenga uwigomwe agaha Imana igihe. Niba nta n'umwanya ufite ukumva Imana ikwiriye kubona uruhare mu gihe cyawe, nawe wagiha Imana. Ni igitangaza kwima Imana igihe, kandi igihe kigutuma Imana. Igihe gituma ukenera Imana. Ibaza igihe wayimye igihe, umbwire ngo nugera mu gihe kiyikeneye nayo ikakwima igihe, bizagenda biti? Igihe cyawe kiri mu gihe cy'Imana, ariko igihe cy'Imana ibaze kitabaye mu gihe cyawe. Ni ikinyarwanda gisa n'igikonfuzinzeho. Igihe cy'Imana kitabaye mu gihe cyawe, reka mbisubiremo, igihe cyawe kiri mu gihe cy'Imana. Iminsi yawe yose iri mu gihe Imana yagennye. Noneho tekereza ugeze muri cya gihe ukimuramo Imana, ukayikuramo. Ugeze mu gihe cyawe, wowe muri icyo gihe Imana ntibonemo umwanya. Rero ni ngombwa ngo ushakire Imana umwanya, nujya gusenga ufungure umutima, uhuguke byari biguhugije biveho, ko gusenga ni ukwitanga, kandi gusenga ni ukwiyanga, kandi gusenga ni ukwihana, kandi gusenga ni ukuganira n'Imana. Iyo uganira n'umuntu umwereka ko utamureba, aceceka ibyari bikurikiye aho yari ageze. Rero niba ugishaka kumva imvugo y'Imana, senga uri focus ku Mana. Imana ibaha umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana ibendera ryacu, turagushimiye. Iyo tuvuga ibendera tuba tuvuze Imana y'intsinzi kandi iganje, icyubahiro n'ikibi cyawe. Waduhamagariye muri Kristo Yesu, uratuzura, tuzurisha imbaraga zikomeye zanesheje urupfu, maze kutuzurura twiyegereza, utwambika umubiri kugira ngo umucyo wawe abonekere muri twebwe, nitunesha iby'isi, imbaraga z'agakiza zarwaniye mu mubiri zikanesha, zigaragare ko arizo mbaraga zikomeye. Izina ryawe nirishimwe. Tuguhamagariye kudukiza abarwayi, abababaye ubagirire neza. Iyo dusengera abarwayi, twaturira indwara zose, guhunga ukuboko k'umukiza mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'Imana. Ibigeragezo bitari bimwe bitandukanye byaza kubizera, ibyo tubikubitishije imbaraga z'umusaraba wa Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Imbaraga z'umuzuko wa Kristo, imbaraga zamenaguye ibitare, imbaraga zakinguye ibituro. Izo ni zo mbaraga dukubitishije indwara n'ibitero byose by'umubisha, kugira ngo abera b'Imana baba amahoro. Mu izina rya Yesu. Bari bigunze ari bonyine, bari baneshejwe kubera iminsi n'ibihe, abari bacogoye, haleluya, abantu bari bacogoye, duhamagaye imbaraga z'agakiza k'Imana. Mana ishimwe. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka kugira ngo nshyire mu mahoro. Duhamagariye Imana gushyira mu mahoro umuntu waraye arira, gushyira mu mahoro uwiriwe aganya, gushyira mu mahoro uwarayaboroga, uwatakaga, uwanihaga, gushyira mu mahoro urwaye, gushyira mu mahoro utuye hagati y'abanzi nk'ururimi, mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagushimiye, ndumva hari ubugingo turi kubohora, ndumva hari ubuzima turi gusengana nabwo, ndumva hari imibereho turi guhindura, mu izina rya Kristo. Yishyire mu mahoro,
tugushimiye ku bwawe. Fungura ubu bwenge bwumva ijambo ryawe ku rugero rwaryo. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibaha umugisha inshuti z'umusaraba. Dusenga mujye mwakira impinduka zibonerwa mu masengesho, kuko nibwo Imana ikora. Ntimukajye mutegereza ibindi. Sinzi aho uwo mugani bawukuye, ariko n'uw'abakuru twawusanganye mwe baravuga ngo umuhanga wo kurya ararakarabye. Niba ararakarabye kugira ngo aze kubyuka arya, sinzi impamvu mwabivuze, ariko ndagira ngo mbabwire, ari igihe kimwe Isaka ari kuraga abana be, ntabwo ari Isaka, ni Yakobo. Yavuze kuri Benjamini, aravuga ngo Benjamini ni isega itanyaguza, ngo abandi bajya gushaka umuhigo we yawubonye kare. Bahura bajya guhiga, Benjamini ataha yabonye umuhigo. Ni ukuvuga ngo abandi bajye bategereza kubona igitangaza cy'Imana bamaze kucyumva mu isengesho. Abandi bategereza impinduka bamaze kuzakira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ibi bisaba kwizera. Kandi kwizera nta kindi narabibabwiye, ni ukoroshya ubwenge gusa. Ibyo wita ko ari ubwenge muri wowe ukabyoroshya, ukumva ko hejuru y'ibyo uzi hari ibyo Imana yakumenyesha, kandi hejuru y'ibyo wita imbaraga hari izindi mbaraga z'Imana. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku bintu n'ibindi twagiye tuvugaho. Hari ibintu bitatu bya confusinze abantu, biba impaka ndetse nyinshi kuruta uko mwabitekereje, n'abandi babyakire turaza gufatikanya, kuko ushobora kugira ibyo byiringiro ukazahura n'inkomyi cyangwa imbogamizi zimeze zityo. Twaganiriye ku gice cya 6 cy'igitabo cy'Itangiriro. Ndaza kujya mpababwira nongere mpasome. Igice cya 6 igitabo cy'Itangiriro, turahera ku murongo waho wa mbere. Abantu batangira kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramwe abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Uwo ni umurongo umwe twasobanuye tuvuga ko ababiswa abana b'abantu ari abamarayika. Ndaza kubereka muri Bibiliya aho bivugwa. Abateoloji benshi, ari n'uwampamagaye antuka. Ndabinginze, iyo turi gusobanura Bibiliya ntabwo tuba tugira ngo duhangane namwe. Icyakora iri jambo ryo iyo uryumvishe rihangana n'imyumvire yawe, rigacura kamere. Iyo wemeye ko kamere ihinduka urabisobanukirwa. Nicyo cyitwa guhishurirwa, kuko ntiwahishurirwa utaremera guhindurwa kwa kamere yawe. Rero iyo uri kumvisha kamere yawe, ukayumvisha nk'ishaka guhangana ibitarajya muri pozisiyo yo guhinduka. Ariko nujya kumva ijambo ry'Imana, banza wicare kwanza, kuko hari ibintu mwafashe nk'amahame n'imigenzo n'amategeko mubifata nk'ukuri kw'ibyanditswe byera, kandi atari ukuri. Ndaza kubasobanurira uyu murongo neza. Hanyuma twasomye igice cya 28 mu gitabo cya Matayo, cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Umurongo wa 18 yaravuze ngo, nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu isi no mu ijuru. 19, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose, abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Aha naho twarahasomye tuvuga ku butatu butagatifu. Kuri iri jambo bibyara impaka nyinshi. Ndacyaza kubasobanurira iri jambo. Wenda munyemereye twakifashisha ahandi tutigeze dusoma, twavuze mu magambo, ariko twifashisha verse iri muri Zaburi y'122. Zaburi 122. Ibiganiro twagiye dukora bigateza abantu urujijo, tugenda tubyibuka tugaruka, kuko hano ni kwijwi ry'umukanguzi. Ntawe dushaka ko asinzira ibitotsi by'urupfu, keretse umuntu uziyobagiza akanga kumva nyamara Imana yavugiye muri twe. Zaburi 122 haravuga ngo, indirimbo y'amazamuka. Narishimye ubwo bambwiraga bati, tujye mu nzu y'Uwiteka. Yerusalemu, ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe. Yerusalemu wubatswe wubatswe nk'umudugudu ufatanijwe hamwe, aho imiryango izamuka ijya,
aho imiryango izamuka ijya ariyo miryango y'Uwiteka kugira ngo babe abagabo bo guhamiriza Abisirayeli kandi bashime izina ry'Uwiteka. 5 haravuze ngo kuko ariho batereka intebe z'imanza, intebe z'inzu ya Dawidi. Nimusabire i Yerusalemu amahoro, abagukunda bagubwe neza. Amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugubwa neza kube mu nyumba zawe. 8 ku bwa bene data na bagenzi banjye none ndavuga nti amahoro abe muri wowe. Umurongo wa 9 ariho iyo zaburi sorezwa haravuze ngo kubw'inzu y'Uwiteka Imana yacu nzajya ngushakira ibyiza. Amen. Turaza guhera muri iki gice cya 6 cy'igitabo cy'Itangiriro, turaza kugisobanuza Bibiliya nini yitwa Bibiliya y'ubusobanuro. Ndayifata gutya kugira ngo ntaza kugora umukameramani. Ni Bibiliya y'ubusobanuro, abashumba benshi, abapastori benshi murayigira, abateolojiya murayifite, cyane ko iyi Bibiliya ivuga inyandiko ikazana n'amagambo ari teologike uko muyafata bya teoloji. Uyu murongo w'igice cya 6 mu gitabo cy'Itangiriro uhereye ku murongo wa mbere haravuze ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Urwo ni uruhare rw'umuntu n'undi. Noneho abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza barongora abo batoranije bose. Aha teoloji y'Abagiriki na mbivuga narabasobanuriye impamvu bavuze ngo ni abana b'abantu, nuko muri Greki ahaturuka siyansi ya none bavuga ko abamarayika hari igihe banabihakana, uretse ko muri teoloji hari ibyo bazanamo bimeze nk'imyumvire y'Abasadukayo n'Abafarisayo. Abafarisayo bemeraga umuzuko ariko Abasadukayo batawemera. Rero hari iyo teoloji n'ubundi imeze nk'ivanze ituruka mu Bagiriki, ntiyemera umuzuko, ntinemera ubuzima bw'umwuka, icyo mukimenye, ariko bakemera ubuhanuzi. Nshuti z'umusaraba, nimbabwira ngo mujye muba maso, mwumve ibyanditswe byera mu bigenzuze ijambo ry'Imana, mujye munyemerera mubyumve mutyo. Ndaza kwifashisha Bibiliya turebe koko aba ni abana b'Imana cyangwa ni bene Seti. Njyewe ndi ku ruhande ruvuga ngo ni abana b'Imana biswe batyo kuko nta nyina wa marayika ubaho. Niyo mpamvu biswe abana b'Imana. Nta nyina wa marayika ubaho, nta mugore wabyaye marayika tuzi. Babise abana b'Imana kuko baremwe n'Imana. Igitabo cy'umugabo witwa Yobu, abantu benshi bajya banashidikanya bavuga ngo ni igitekerezo ngo kuko ngo iki gihugu cya Usi ntaho bakibona. Yobu yabayeho. Usi ni Ashuri, Ashuri ni Asiriya, muri histoire muyita Asiriya. Hanyuma Asiriya niyo Turikiya ya none, niho iwabo na Yobu. Ni abaturanyi ba Saudi Arabia muri ibi bihugu by'Abarabu. Imana ibaha umugisha. Reka dusome igice cya mbere cy'igitabo cya Yobu, verse nshaka ni iya 9 ariko ndaza guhera kuri 6. Umutwe w'ijambo haravuze ngo Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Umurongo wa 7 haravuze ngo Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Reka dukoresha inyurabwenge. Niba Bibiliya ivuga ngo Satani yaje ari kumwe n'aba bana b'Imana, arabazwa ngo uturutse he, ni ukuvuga ko aho agiye kuvuga avuye ntabwo ariho ari, ahubwo hari aho avuye kugira ngo agere aho ari. Uturutse he? Ni urugero, duhuriye mu mujyi wa Kigali, ndakubajije ngo uturutse he. Ushobora kuvuga ngo nari nsanzwe ndi hano nuko utambonaga, cyangwa se nurutse inyuma y'umujyi. Uturutse he ni ijambo rimenyekanisha aho wari uri hatandukanye naho uhuriye n'ukubajije.
umurongo wa 7, Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye. Nta muntu uva aho ari ngo ahagume. Uva aho uri ujya aho utari uri, cyangwa ukava aho uri ukaba wavuye aho wari uri uza aho utari uri. Ni ikinyarwanda gikonfizize mu mbabarire gikoreshe. Satani Imana iramubaza ngo uvuye he? Imana ishimwe. Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira mu isi no kwizereramo. Birumvikana ko Satani atakiri mu isi. Mvuye kwitambagiramo, isi narindimo nayivuyemo. Niho mvuye, nubwo ubona ndi hano ariko mvuyeyo. Ubwo yahavuye Satani ntakiri mu isi. Ibi munyumve neza. Ni ikinyarwanda cyumvikana bavandimwe. Narabibabwiye, murekeraho kwiga Bibiliya mushaka gutsinda amasomo ya Bibiliya kugira ngo mubone impamyabumenyi. Ahubwo nimwige Bibiliya mushaka gutsindwa n'iri jambo kugira ngo muhindurwe naryo. Nimumara guhindurwa naryo muhishurirwe. Imana ishimwe. Iyo wize Bibiliya ushaka kuyitsinda, urayitsinda ukabona amanota. Ariko iyo utaratsindwa nayo, wowe uvuga inyuguti, abandi bavuga ubuzima. Niyo mpamvu mwumva guhishurirwa bihangana n'ubumenyi bwa Bibiliya kandi byitwa ijambo. Iga ariko witsinda isomo rya Bibiliya nk'ushaka amanota. Tsindwa naryo nk'uhindurwa naryo, hanyuma urimenye riguhesha amanota. Amen. Mvuye gutambagira mu isi no kwizereramo. Duhite dustopa hano tuganire. Niba avuye gutambagira mu isi no kwizereramo, birumvikana ko aho bahuriye atari mu isi. Icyo cyo twakigendanyeho. Icya kabiri, Satani yashengereye mu iteraniro rya bande. Ndasubiramo ku murongo wa 6. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Aba bana b'Imana bari kumwe n'Imana. Bene data, nshuti z'umusaraba, muvuga ko twaba confusinze tukabagira ko abana b'Imana ari abamarayika, kandi teoloji babwira ngo ni bene Seti. No, aba si bene Seti. None se bene Seti bateraniraga mu isi bakajya no mu ijuru? Ako ni musubiza ko bagiraga iteraniro batedingaga iteraniro mu ijuru, ndabyemera. Ariko aba biswa abana b'Imana ni abamarayika babaga mu ijuru ryari ririmo kuramya no guhimbaza. Ni ijuru ry'umwidagaduro, ijuru rusange ryahuriragamo aya madiparitema yo mu ijuru. Abakuru 24. Niba ari abakuru 24 bafite abo bayoboye. Aba bakuru, ibizima, abakerubi, abaserafi, bose bahuriragamo bagahuza icyubahiro cyabo. Bamara kugihuza bakaririmba icyubahiro cy'Imana. Amen. Bahuzaga icyubahiro, bagahuza imbaraga zabo, bagahuza ubudasa, ubutware bwabo. Barangiza akavuga ngo iyicaye kuri ya ntebe ni ikwiriye icyubahiro. Iryo ryari ijuru ryo kuramya no guhimbaza Imana, ari ryo Lusifa, Satani, yayoboragamo kuramya no guhimbaza. Acibwa mu ijuru, iri juru ryabaye ijuru ry'akavuyo, mbyite gutyo. Habonekamwe abamarayika, hari abandi bantu batabyumvishe. Hamanuka 1/3 cy'abamarayika, bamanukana na Satani, abo biswa abadayimoni. Haboneka abandi bamarayika batakurikiye Imana, bagumye muri iri juru, barigenga, bahitamo kwigenga, ariko igihe kinini baba kuri kote ya Satani. Igihe kinini bari kuri kote ya Satani, abo nabo bazacirwaho iteka. Muri aba bamarayika harimo umumarayika witwaga Zazeri. Zazeri rero niwe wamanutse, amanukana n'itsinda ry'abamarayika yari ayoboye, asambanya abana b'abakobwa, abyarana nabo. Amaze kubyarana nabo abohwa na marayika witwa Rafayeli. Ni hehe Bibiliya ivuga ko aba bamarayika baciriweho iteka? Turongera twifashishe ya Bibiliya y'ubusobanuro.
iyi Bibiliya y'ubusobanuro ndabinginga nshuti z'umusaraba, umuntu utubaza muri komenti akiri kumva ikiganiro atarakirangiza, jya utegereza igisubizo mu kiganiro ubyumve byose. Bibiliya y'ubusobanuro ibonekaho izindi Bibiliya zigurirwa. Ubu irahendutse, dufite amahirwe, ubu irahendutse, iri kugura ibihumbi 60 by'amanyarwanda, ni amafaranga make cyane. Turifashisha iyi Bibiliya y'ubusobanuro dusome urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero intumwa ya Kristo, umurongo wa 4, kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umujinya, iminyururu y'umwijima, ngo barindirwe gucirwaho iteka. Noneho mwebwe muhakana ko abamarayika bataryamanye n'abana b'abantu ngo babasambanye, nimumbwire iki cyaha abamarayika bakoze ari ikihe? Mu murongo wo hepfo ku busobanuro haravuga ngo abamarayika bakoze icyaha, hari abemeza ko ari cya cyaha dusanga mu Itangiriro 6:2 mu busobanuro. Iyi ni Bibiliya y'ubusobanuro turi gusoma. Hanyuma ngo aho usanga ngo abamarayika barongora abakobwa b'abantu, ushingiye kuri iki gitekerezo basobanura ko abamarayika barongoye abakobwa b'abantu bivugwa ko urubyaro rwabakomotseho ari bene Nefirimu mu Itangiriro 6:4. Barakomeje baratubwira ngo reba ibisobanuro 6:2 ugere kuri 4. Reka mpasome. Igice cya 6 murongo wa 2 tugere kuri 4, ariko reka duhere kuri 1. Haravuze ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Kane havuze hate muri iyo minsi abantu barebare bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana ari bo za ntwari za kera zari birangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa kugeza iteka ryose. Bera b'Imana, aha ndabizi hari umuntu ugize confusion kubwira ijambo, aribashije ngo ko marayika ari umwuka, marayika yabyara? Tuganire. Marayika iyo yageze mu isi ahabwa ubutware bubonwa, akagaragara, ukamureba ukamubona. Urugero nararubahaye, abamarayika bagiye kwa Aburahamu bakoze igikorwa mwese mukora, baricaye bararya, kandi ubugari bariye ntabwo bwari busonze mu mwuka. Inyama bariye ntabwo zari inyama z'umwuka, byari byo kurya by'umubiri. Umuntu wabashije kurya akicara akaganira agasuhuzanya, murumva atambaye umubiri ukorwaho? Uyu mubiri ukorwaho wanafonkisiyona. Umaze gufonkisiyona watera inda, uteye inda yavuka. Tunyaruke. Marayika Yakoba amufata, yamufashe ko muvuga ngo marayika ntakorwaho? Yakoba yari afashe. Birumvikana ko marayika afatika. Nsoze kuri icyo. Nsozaho nababwiye ko ari nayo nkomoko y'abakarudaya, nababwiye ko ari yo nkomoko y'abarozi, nababwiye ko ari yo nkomoko ya Eliminati, nababwiye ko ari yo nkomoko y'imyuka irwanya Imana, nababwiye ko ari yo nkomoko kuko uru rubyaro rwanze Imana iteka, kuko Imana yafunze basi. Dusomye aho bafunzwe mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 2:4.
niyo mpamvu mubona hari umwuka wa satani urwanya imana, urwanya umwuka, urwanya amasezerano, urwanya itorero, ushaka kurimbura imyumvire ya gikirisito mu bantu. kandi kugira ngo umuntu agushobore ni uko aguha imyumvire ye. Murakoze. Aba bamarayika babyaye abana batutse Imana, nababwiye abana bavuka baragurijwe bakavuka. Mwaravuze ngo umuntu abikonfirima ati bisoza bite? Iyo waragurijwe ukavuka, wowe ubwawe ufite uburenganzira bwo kwihakana so. Ntabwo mvuga so wateye inda, ndavuga mu nkomoko y'iwawe. Ego, hari abana baragurijwe rwose baravuka, hari abarasazwe, hari abo baciye indasago babamurika mu bapfumu. Niyo mpamvu Imana yigisha, Yesu yigisha abigishwa gusenga. Reka dusome yarababwiye ngo iki? Bakundwa, aha ni ku ijwi ry'umukanguzi, nimukanguke. Igice cya 6 igitabo cya Matayo, ndasoma mpereye ku murongo w'9. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abari mu imyenda yacu, ntuduhane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Nashakaga mwiri jambo ryonyine rivuga ngo Data wa twese. Iri sengesho rifite ibice 3. Data wa twese, cyo ni igisobanuro cyo guhamya. Izina ryawe ryubahwe, uko ni ukuramya. Ubwami bwawe buze, uko ni ugusaba. Hamya Imana isumba byose. Nuhamya Imana isumba byose, uzaba wemeye imbaraga ziruta izakuyoboraga, ziruta izakugengaga, ziruta izo wamurikiwe, ziruta izo wahamagariwemo, ziruta izo waterekerewemo, ziruta izo wabambwe. Kandi iri zina rya Data wa twese ndigarutseho muri Yohana Imana ibaha umugisha kudutega amatwi, kandi Imana yigisha ubwenge bwanyu kumenya ibi byanditswe. Nimubona Aniseti nicaranye Bibiliya 3, ndimugire ngo nuko ngira nyinshi. Oya, ntabwo ari uko mfite nyinshi, nuko ngira ngo nge nsoma dusobanurirane. Ngiye ndi gusoma Bibiliya nsoma nyinshi, nkajya nsoma igice sinkibumbe, nkabumbura mu busobanuro bwacyo nkongera ngasoma ahandi. Kandi hari n'igihe biba ngombwa kurekeraho gusoma ugasenga ukongera ugasoma umaze gusenga Bibiliya, umaze gusoma Bibiliya. Imana ibaha umugisha. 9:14 mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. 9:14 havuze gute? Murambabarira ntaza kuba confusinga, ahari ashobora kuba ari 14:9. Ntabwo ari 9:14, ahubwo ni 14 umurongo w'9. Ntabwo nshaka ko duhera ku murongo w'9, haba hahise haba kure. Reka duhere 5. Toma aramubwira ati databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. 7. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data. Uhereye none muramuzi. Ubwo murumva data arinde. Uhereye none muramuzi. Ubwo Imana data murumva arinde. Iyo muba mwaramenye, muba mwaramenye data. Umbonye ababonye data, kandi uhereye none data muramuzi. Ubwo murumva data arinde mu by'ukuri. Murakoze. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na data. Uhereye none muramuzi, kandi mwaramurebye. Dore igitangaza. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ubundi ngewe ibi bintu muri kumbwira ubutatu butagatifu, ubwo se ntitwagezeyo? Ngewe
ubutatu butagatifu mumbabarire bashumba banjye, ubutatu butagatifu ngewe mbufata nk'imfashanyigisho, ntabwo mbufata nk'ihame shingiro rya Bibiliya, kuko iryo jambo ngo ubutatu ntaho ryanditse. Ndabyemera ko Imana yigaragaje muri ibyo bice, nk'uko umuntu agira umutwe, amaboko n'igihimba. Ntitugendesha amaboko, tugendesha amaguru. Umutwe uratekereza, amaboko agakora. Ibyo ntibisobanuye ko niba amaboko yakoze umuntu ari amaboko, ntibisobanuye ko niba umuntu yatekereje umuntu ari umutwe, ntibisobanuye ko niba umuntu yagenze umuntu ari amaguru. Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera mubifate nk'ibyo bice by'ingingo zigize umubiri wanyu. Niko n'Imana iri, ikozwe n'izo matsiyeri. Ntabwo watandukanya Data na Kristo ngo bishoboke, ntabwo bishoboka. Aho twebwe bitandukaniye, umuntu yasigarana ukuboko kumwe cyangwa yombi akagenda n'amaguru akavaho, ariko Imana ntiyamugara. Kumugara kwayo byaba ari ugupfa kuri yo. Rero yo irihagije kandi Imana iruzuye. Amen. Yakoze muri ubwo buryo mwabonye umurimo w'ibirenge, ari wo witiriwe Imana Mwana. Bibiliya muri Yesaya iravuga ngo isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Murabizi ko ibirenge bisobanura ubutumwa bwiza, kandi Kristo niwe ntumwa yaturutse ku Mana, aza ari umucunguzi. Yesu bivuga gucungura, umucunguzi. Jehosh, Joshua, Jezui, Yason, Jehoshafati, Vashiya, Isa. Ibi byose nagiye mbibasobanurira hano ku ijwi ry'umukanguzi, ndi kugaruka kugira ngo mureke kuba confused for this, kubw'ibi byanditswe, kubw'aya magambo. Haleluya. Ntabwo nasenye ubutatu. Oya, nemera Imana Data, nemera Imana Mwana, nkemera Imana Mwuka Wera, ariko muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu. Amen. Mbyemera muri Kristo Yesu. Umwuka nkukomora muri Kristo Yesu. Imana Data mwayibwiwe na Kristo Yesu. Gucungurwa ni Kristo Yesu. Uwabazuye ni Kristo Yesu. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Amen. Umurongo wa 8 haravuze ngo Filipo aramubwira ati Databusha, twereke Data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubwira ati nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya Filipo? Umbonye ababonye Data. Ni iki gitumye uvuga uti twereke Data wa twese? Muziki icyo bisobanuye, biravuze ngo nta wundi Data uriho ni njyewe. Umbonye abamubonye, wikongera kumushaka, mwarambonye. Simbizi niba ndi kubabwira ibihwanye n'imitekerereze yanjye, ariko hano hari ibyanditswe byera ijambo rya Kristo ryahumetswe n'Imana. Umurongo w'10, umurongo wa 10 yaravuze ngo ntimwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba muri nge. Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data aguma muri nge, niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri nge. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora. Ubwo ubwayo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niyiruta, kuko njya kwa Data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Umurongo wa 14, nimugira icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye
nzagikora. Icyatumye abantu baba confused ni uko navuze ngo nabatiza mu izina rya Yesu Kristo. Ni ukuri n'uyu mwanya mbisubiyemo ko atari ubuyobe. Kabone n'iyo ibimpamya byantandukanya namwe kubwo kwizera, nzakomeza kubyizera gutyo. Kubera iki? Ntacyo bitwaye kubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mubabatize muri iryo zina. Iryo zina ko ari cyo nababajije. Hari mwene data umwe wambwiye ngo ubwo nturi kuyoba ukanayobya abantu. Ndamubwira nti oya. Tuganira tubazanya. Ndamubaza nti ko yavuze ngo mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Iryo zina ni irihe? Ntabwo ari mu mazina. Ntabwo ari mu mazina please. Ndongera mpabasomere. Matayo 28. Ntabwo yavuze ngo mubabatize mu mazina. Oya. 28 umurongo wa 19. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ni Data uri kombine n'Umwuka, Umwuka uri kombine n'Umwana, bakagira izina. Iryo zina ni irihe? Nararisobanuye. Amen. Nararisobanuye kuko ari nta rindi zina twahawe gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Sinibutse neza verse twabisomyemo. Ndongera nze gusaba mwene data off camera yongera bisakinge. Ongera ubisakinge ubimpe. Nta rindi zina twahaye gukirizwamo inshuti z'umusaraba. Njyewe mbaye ndi kubayobya naba ndi kubabwira ngo nimuze kuri nge. Ariko niba ndi kubabwira ngo nimwemere Kristo ko ari we byose, Bibiliya iravuga ngo niwe banze ryo kwizera, ni nawe ugusohoza rwose. Bibiliya ikongera ikagaruka ikavuga ngo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ikongera ikagaruka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Mbere na mbere hariho Jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ubundi si yo tuvuga Imana tuba tuvuga iki? Tuba tuvuga nyiricyubahiro, nyirubwiza, nyirubutware. Iyo tuvuga Imana nicyo tuba tuvuze. Imana. Tuba tuvuga Imana nyiricyubahiro isumba byose. Yahoranye n'Imana. Nuko iki kinyarwanda giconfusinze, ariko ntabwo zari Imana ebyiri zari kumwe. Yahoranye n'Imana kandi ubwe n'Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Yahoranye n'icyubahiro kandi ubwe n'icyubahiro nyine. Ni ibintu bisobanutse. Narababwiye Yesu ari mu isi cyo yitaga Data kwari kugira ngo ahamye ko abyarwa n'umugore w'isugi. Aragaragaza Data kuko umwuka wo muri we ukomoka mu butware bwasigaye, ugakomoka mu bumana bwasigaye. Yasize ubwiza, asiga icyubahiro, asiga ubumana, asiga ubutware, amanuka ari urugingo rw'Imana rumwe rwitwa Umwuka wera. Noneho intebe y'Imana yari yasigaye mu icyubahiro, ubutware n'ubumana n'ubwiza. Rero kugira ngo akonekte n'ijuru, arongera abe connected na bwa butware n'ubumana kugira ngo aneshe imbaraga za Satani. Nuko ari busabe imbaraga z'ubumana, data. Nuko ari bube connected n'izi mbaraga yasize kugira ngo yemere. Mumbabarire mu nyumve, niki gitumye asiga ubumana? Nuko aje kwambara kamero k'umugaragu. Nta mana iba ingaragu. Kuki asize ubwiza? Ni ukugira ngo yambare n'ububi bw'umuntu, kuko aje kwambara ibyaha byacu ngo abizire. Kuki asize icyubahiro? Ntabwo aje kubahirwa inaha kuko azapfa. Iyo akimanukana agapfana nabyo, ibyo byose byari kuba bipfuye kandi Satani yari kuba anesheje icyubahiro n'ubutware bw'Imana. Ubutware bugomba gusigara kuko nibwo buzamuzura.
ubwiza bugomba gusigara, kuko nibwo azambara yambuye wa mubiri yambaye w'ubugaragu. Niba yambaye akamero k'umugaragu ndetse w'imbata, hari ubundi yambuye. Niba abwambuye, abwambuye kugira ngo azabwambare amaze kwambura wa mubiri udapfa. Sinzi impamvu ibintu mbivuga mukumva ngo ntabwo ari byo, kuko byabaye ihame shingiro n'umurongo ngenderwaho w'idini, ntimushaka kubyemera. Ariko se wayi, ntabwo kwemera Imana bituruka mu ishingiro ry'imyemerere yacu, bituruka kuko Imana ariyo kwemerwa. None se kuki ahubwo imyemerere shingiro atariyo yabiyobyaho kuvuga ko Imana yayobye? Ibi byanditswe byera byose mu bisobanura mute? Ntabwo mbizi, sinumva ikintu gikonfyuzinze aho. Ubu wajya hariya ukabwira umuntu utarizera, utemera Kristo umwami n'umukiza, ukamubwira ngo Imana yigaragaje mu buryo butatu. Nibyo mu buhe? Imana Data, iyo ni iya mbere. Imana Mwana, zibaye zingahe? Imana Mwuka, ubwo se zibaye zingahe? Mushaka kutubwira se ko dusenga Imana eshatu? Ntibikabe. Icyo ni nacyo narwanyije cyonyine, kandi nabirwanyirije iki? Nuko mutazi igisasu gihishaho giturika. Abazi histoire y'aba orthodox bava kuri Kiliziya Katolike, muzi cyari cyabaye ku butatu butagatifu. Ubutatu butagatifu byanzuwe kubera iki se? Iryo jambo ni inama yakozwe, ntabwo ari hishurirwa, ni inama yateranye ibishyiraho. Nitubivuga ngo twasenya umurongo shingiro mugenderaho, systeme zirahinduka. Ntabwo dukwiriye guhora mu bya mbere bya Kristo, ko Pawulo yabwiye Abaheburayo. Ni igitangaza. Hari mwene data umwe wansomeye umurongo wo mu Itangiriro. Hari mwene data umwe wansomeye umurongo wo mu Itangiriro, igice cya 19, umurongo wa 24. Arambwira ngo maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku n'umuriro biva ku Uwiteka mu ijuru. Arambwira ngo Uwiteka yari ari mu ijuru, n'i Gomora hari undi Uwiteka. Uwo mu ijuru yohereza umuriro w'i Gomora arimbura i Gomora. Kandi Imana iravuga ngo ni njye Uwiteka njyenyine, nta yindi Mana iriho. Nose niba avuze ngo ni njye njyenyine, tukaba tubonye Uwiteka wari uri i Gomora, tukabona n'Uwiteka wohereje umuriro avuye mu ijuru, ubwo tugize Imana zingahe? Bibiliya ivuga ngo tureme umuntu ase natwe. Iryo jambo naryo rijya rikonfyuzinga abantu. Ntabwo Imana yari iri kubwira ubutatu nk'uko muvuga. Imana ivuga ngo tureme umuntu, ijuru ryari rimwe ibizima, ryari rimwe abakuru, ryari rimwe abakerubi, ryari rimwe abaserafi, na Satani nyirizina yari ahari. Si igitangaza. kandi Imana ntiri kuvuga ngo tureme kugira ngo isabe ubufasha bwo kuyifasha kurema. Iri kumenyesha igikorwa kigiye kuba cy'ubundi butwari bugiye gukorera mu isi. Ko yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, atware isi, ayitegeke. Hari ibiri mu ijuru bigomba kumenya ibiri mu isi kugira ngo bibe connecte. Ntabwo iyo tubwira ababyeyi bacu ngo tugiye gushaka abagore, ntabwo tuba turi kubabwira ngo nimuduhitiremo, nubwo kuduhitiramo nabyo babishobora. Tuba turi kubabwira ngo baba bafatanyabikorwa natwe, cyangwa bamenye ko icyo gikorwa cyabaye. Kuki tubaha invitation tugiye gukora mariage? Ntabwo ari ukugira ngo muzadushyingire cyangwa bizagende bite, ni ukugira ngo tumenyeshe icyo gikorwa cye kuba mu ibanga. Imana rero irema ntiyaremye mu ibanga, yaravuze ngo tureme. Ijuru ryari ryuzuye ibiremwa, ryari ryuzuye abamarayika. Abo muri kwanga kwita abana b'Imana nk'uko Bibiliya bita abana b'Imana. Kubera iki se? Tugendere kuri Allah ilallahu cyangwa la ilaha illallah, ntibyara ntibyarwa. Ibyarisha ijambo kuko ubutware bwayo bushobora byose. Qur'an iravuga ngo kuko ari yisumba byose ishobora byose.
none se niba ivuze ngo Bibiliya iravuga ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, none se mwambwira mute mwaremwe mukaremerwa muri Kristo Yesu? Kandi none se niba mwararemewe muri Kristo Yesu, already twabayeho mbere muri Kristo, noneho turiho kugira ngo duhimbaze Imana muri Kristo Yesu. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo intebe zose n'ubwami bwose n'ubutware bwose yabibumbiye muri Kristo Yesu. Nimwo byaremewe muri Kristo Yesu. Kubera iki se? Ni ukugira ngo muhe agaciro umucunguzi, umubiri watambwe ku musaraba. Mbisobanura narababwiye ngo ntiyaheranwe n'urupfu kugira ngo yitwe Uwiteka nuko yanyuze mu rupfu akarunesha. Iyo haza kuba hari indi Mana itaranyuze mu rupfu, twajyaga kugira amakenga ko ninyura mu rupfu izapfa. Ariko ubwo uriho yanyuze mu rupfu akarutsinda, niba witwa Uwiteka kuko yanesheje icyica. Aha ni ku ijwi ry'umukanguzi, mukanguke tube maso. Imana se eshatu ni imwe, abo duhuje uko kwemera, ubwo buryo butatu Imana yakozemo ndabwemera, aribwo bwitwa ubutatu butagatifu, si umurongo ngenderwaho, iyo ni imfashanyigisho. Kubatiza umuntu mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera ntacyo bimbwiye, nta n'ikibazo kirimo, ariko musobanurira iryo zina ni irihe? Ni irya Kristo Yesu, nta rindi zina. Reka tuhasome bahampaye. Byakozwe n'intumwa, igice cya 4 umurongo wa 12. Ntabwo nshaka guhera kuri 12 gusa. Byakozwe n'intumwa, igice cya 4 reka nsome mpereye ku murongo wa 5. Bukeye bwaho abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu, na Ana umutambyi mukuru, na Kayafa, na Yohana, na Alexanderi, n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru. Babata hagati barababaza bati, ni imbaraga ki cyangwa ni izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. 11. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Niba iryo ari ryo zina, turaritwepera iki ko ari ryo Yesu Kristo? Abagira iki bashashe imyambaro baravuga ngo Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, baravuga ngo noneho wadukiza. Hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, noneho wadukiza. Murabihinyurira iki? Soza. Ibi byose tutari kwemeranaho nibyo byatumye abakirisito mwitegura kujya i Yerusalemu nko mu ijuru. Nicyo cyatumye mbabwira ngo iriya si yo Yerusalemu y'amahoro, murambure iminga. Dawidi muri Zaburi 122 twasomye, ndashoje. Muri Zaburi 122 twasomye, kampasoreze, haravuze ngo Yerusalemu wubatswe nk'umudugudu ufatanijwe, aho imiryango izamuka ijya, ariyo miryango y'Uwiteka, kugira ngo babe abagabo bo guhamiriza Abisirayeli kandi bashime izina ry'Uwiteka. Iryo zina n'ubundi riracyagaruka muri Kristo Yesu. Iryo zina Yesu mu gice cya 4 Yohana
aravuga ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri batazongera gusengera i Yerusalemu n'i Gerizima aho yari ari, ahubwo musengere data mu kuri no mu mwuka. Aduha umwuka, aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Kristo niwe jambo ry'Imana, niwe jambo wahozeho, niwe kuri, ubereshe ukuri, ijambo ryawe niko kuri. Korani nayo iravuga ngo ni ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Hanyuma 6, nimusabire i Yerusalemu amahoro, abagukunda bagubwe neza, amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugubwa neza kube mu nyumba zawe, ku bwa bene data na bagenzi banjye. None ndavuga nti amahoro abe muri wowe ku bw'inzu y'Uwiteka Imana yacu. Uyu munsi iyo nzu y'Uwiteka irihe? Ngo kuko ariho batereka intebe za Dawidi n'iz'imanza zirihe. Narabwiye ngo Yerusalemu yezwaga nuko yari ifite ahera hahera. Kristo ahatabura kabiri, aravuga ngo buri wese yinjirire. Bagiye kumubamba ntibamubamba i Yerusalemu, bamutwara i Gologota hanze y'umujyi, bisobanuye ko ari igitambo rusange. Iyo batambaga igitambo cy'Abisiraheli cyatambirwaga i Yerusalemu, batamba igitambo cy'Abisiraheli na rubanda bakagitambira hanze y'umurwa, bamujyana i Gologota, aba igitambo rusange. Natwe twinjiriraho abari bakingiraniwe ahera, tubona ahera mu buturo bwo muri Kristo. Aravuga ngo nimuba muri njye, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka mu izina ryanjye. Niko twasomye. Ubu uyu munsi umuntu uri muri Yerusalemu ya nyayo ni umuntu uri muri Kristo. Hazaza Yerusalemu nshya, ijuru rishya, ururembo rwera, Imana ishimwe, kuko intebe ihari ni iya Mesiya. Ntabwo uyu munsi dutegereza ku ntebe ya Dawidi. Narababwiye ngo kwizera dufite ntabwo tugukomora mu muryango w'Abayuda. Aburahamu yizeye Imana itavuka iwabo, Abayuda bizera Kristo kuko yavutse iwabo, agakiza kava muri bo. Ariko kandi twebwe twizera ntavuka iwacu, ntitwizera Umuyuda, rero twizera Kristo nk'impano yavuye mu ijuru. Niyo mpamvu nababwiye gutyo, si uguhakana Yerusalemu, si ukutayifuriza amahoro. Niyo mpamvu nababwiye si ugusenya ubutatu, si ukutabwemera, ahubwo n'imfashanyigisho, ntabwo ari umurongo ngenderwaho. Icyo nacyemera, ubutatu ntibuhari. Icyakora hariho ubwo buryo mwise butatu nyine, bugaragara butatu, kandi mwibuke ko si butatu gusa. Hari igihe marayika ukomeye yajyaga ahagarara imbere y'abantu, Imana ikiyerekanira muri marayika. Nubwo Kristo atavuze ngo mubabatize mu izina rya marayika, izina ry'Imana mwana ni Kristo, Imana data ni muri Kristo, Imana mwuka ni muri Kristo. Yesu niwe waduhaye umwuka, ataragenda umwuka yari ataraza. Narababwiye ngo yambuye ubumana busiga mu ijuru, yambara umubiri upfa, upfuye arazuka yambara umubiri udapfa. Imana ishimwe. Atwoherereza umwuka kuko wari bwo buzima yari afite bwonyine bw'ubumana ari mu isi. Ntabwo yari kubuduha akiri inaha, ahubwo yaragiye kugira ngo asubirane ubumana, aduha umwuka, natwe tubona umwuka utuma tuba connected, nk'uko nawe yari connected n'ubutware bw'Imana n'ubutware bwa data. Nabisobanuye aho, ndabizi ko nta muntu ndi guconfusinga. Noneho amaze kuduha uwo mwuka, niwe utumenyesha, niwe udusobanurira, niwe utwemeza ijuru, niwe utumenyesha byose. Ubwo n'ubuzima bwa Kristo muri twe, ni imibereho y'Imana muri twe, niyo itwizeza, niyo ituma dukiranuka. Imana ibaha umugisha. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Tugushimiye kuri Imana agakiza kacu. Uri amahoro, umugenga wa byose. Wowe nta rujijo ruba muri wowe. Sobanurira abantu ibyanditswe byera nk'uko umwuka wawe angana, uduhe kumenya ukurikije impano yawe yo kutumenyesha. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana ibaha umugisha. Ijwi ry'umukanguzi.